abantu baza gushimva ku muntu yahemukiye amaze imisi arongorera umugore. Iyo ni ibiki? Akagahinda kazajya kica abana b'abasore kugera ryari. Isize indabyo uruzingo rw'umwojo. Urabona umugore azize bro. Murebe iyo foto y'uwo mugore azize n'ukuri kw'Imana. Sibomana. Agahinda gakabishe. The same guy wamurongoreraga umugore birangiye n'ubundi aje niba indabo byo zigurishwa. Ntabwo umuntu ngo yamufitanye beef ngo aze kukwishimo hejuru, aze gushyiraho ururabo hejuru y'imva yawe yaraguhemukiye. Umuntu wakoze urwo rutonde ninde? Wakoze urutonde agafata Sibomana akamushyira ku rutonde rw'abantu baza gushimva ku muntu yahemukiye amaze imisi arongorera umugore. Iyo ni ibiki? Akagahinda kazajya kica abana b'abasore kugera ryari. Isize indabyo ziragurwa mwasibanganyaga ibimenyetso icyo mashaka gufufuta kugira ngo abantu badashyira mu mitwe n'iki. Dejo ubwo umugore uri gutsinda cyangwa uri kwishima ko umutsindiye, uri kwishimira iki? Cyo baba rubabajwe n'iki? Ikindi kintu cyambabaje ibyo tukiveho ubwo kirumvikanye. Sibomana yagiye gushyira urupfu ku muntu yahemukiye ashyira ururabo, kandi uwo muntu biri kuvugwa ko ari ugize gute ari wazize. Ese tu donc murajya mutwica muze no gushyiraho indabyo twababonye. Ikindi cya kabiri nagomeje nanga guceceka kubera ko ndi inshuti y'umuryango. Harabo tuganira turika ariko byarenze birenze imbago. Ni imyitwarire y'umuntu wapfushije nk'umugore. Mwese mwari muhari. Nta n'ikimenyetso cy'uko umuntu yapfushije kimuriho kimugaragaraho. Korari yijyabo bashenzi ngo amatorero y'inzaduka agiye nkunda no kuvuga abantu batagira discipline. Se na pastor nagashobora guhanura abwira abantu uti mwitware gutya. Korari iraririmba kwirimbi umugore apfushije agakoma mu mashyi. Shumika. Iryo ni ijambo ry'Imana musoma mu bihe bita. Hari ubwo mushobora kugaragaza ko mufite soro agahinda kuko mwatakaje umuntu. None mwari mwarahaye n'ubuyobozi. Uri nyirabukwe avuga nyina wabo w'umukobwa wapfushije nawe akabyina. Kabyinisha ubwo bubuno bw'amafuti. Kwika. My dear. Icyo mwishimiraga mwakoze ni igiki? Icyo tukiveho nacyo cyababaje. Nababwiye ko nzajya nza kubivuga kugira ngo abantu ari abatabaye n'abatatabaye bajye bamenya ibyabaye. Iki gihugu maze kukigira umwanda. Kimwe umwanda mwinshi cyane. Abantu barebera bagaceceka kubera ko ngo bihagarariwe n'abantu ngo bafite nge ntabwo ninya mu modoka ariya. Nshaka nzajya nza no kwirimbi no kuri ayo maruro nzi n'amaguru ntacyo bimbwiye. Cyangwa umwe nuko ntabara. Inkuru rero ntabwo iragera hiryoshye. Mutega amatwi mwumva uyu mugabo asoza nibwo muri buze kumirwa. Muraza kumva uyu mugabo nawe ubwe nawe ni inkuru. Mureke mutega amatwi mwumve mutapinge screen. Nguyu Sibomana. Sorry. Uyu nguyu ni Mahoro Innocent. Uyu nguyu wapfuye. Dore nguyu. Tega amatwi wumve. Niba hari abapfukamira bakabatinya kubera ko hari icyo mwagezeho nge ntacyo mbona. Ukurebye ibibazo abantu bafite no kuvuga ko hari icyo mufite ntaho bihuriye. Niba abantu muri kubica mubasenyera ingo muri abakire ubwo bukire se buvuze iki? Ko ari ubutindi bwo mu mutwe. Imana yabakuye amavunja nge nicyo mbona. Reka tunakubitwa inkoni kubera imyitwarire mibi nk'iyi ngiyi. N'ibindi binyafu bizaza. Mwaragiye mu myobo agahenge karabonetse muje none muje kwica abana batoya. Aho mukotingeho aha muhakotinge abantu bari hehe bari muri Malawi. Aha ndashaka mukotinge mwumve aba bantu bari hehe bari muri Malawi. Aha vuze ngo iki tega amatwi.
ntaho bihuriye. Tega amatwi. Niyo abantu muri kubica mubasenyera ingo muri abakire, ubwo bukire se buvuze iki? Ko ari ubutindi bwo mu mutwe. Yazize umupuri. Imana yabakuye amavunja. Abantu muri kumbaza ngo yazize iki? Yazize umupuri w'umugore we. Yazize umupuri w'umugore we. Tega amatwi wumve. Ngi nicyo mbona. Reka tunakubitwa inkoni kubera imyitwarire mibi nk'iyi ngiyi. N'ibindi binyafu bizaza. Kabisa. Mwari mwaragiye mu myobo agahenge karabonetse muje none muje kwica abana batoya. Kuki mudashobora kugira indangagaciro z'ukuri ngo muvugishe ukuri? Ikintu cya gatatu ngiye kuvuga ni iki ngiki. Uyu mungu arafite se wabo, niba ari se wabo, niba ari mukuru wiwe, niba ari mubyara wa don't care, Peter, mugabo bita Peter utuye Nkotakota. Peter we bite? Nta nubwo yigeze yambara umwenda w'abantu batabaye. Ya mipira y'umukara. Iyi mipira mwambaye y'imikara. Mushyiraho ifoto y'uwapfuye ntawe mwamuhaye. Why? Mwashaka ko agaragara ngo wenda nawe muze kumukurikiza mwene wabo. Oh yes. Ndagira ngo mbonereho kuburira Peter. Makuru mfite. Ku makuru ufite wowe Peter Claver wowe. Aho bantu niba ukina hari uhave. Hunga. Nta byibiriyo biri yose bimeze bite. Inakomeje kubura amahoro. Abatipe bararakaye. Kandi nzajya mburira bene wacu buri gihe. You are going to be targeted. Baraza kuguhitana. Peter. Urakurikira mwene wanyu wowe. Wowe uri bukurikire mwene wanyu nutitonda. Ndapfuye. Rura rutonde mwakoze rwo gushyiraho indabyo. Mugire ngo mubwire community, mubwire abanyarwanda bari muri kino gihugu, baba impunzi, baba abafite ubwene gihugu, baba aba diaspora, mutubwire rura rutonde rwakozwe nande kwanza. Kugira ngo mushyire umuntu wishe umuntu ku rutonde rw'abashyiraho indabyo. Ese Peter nawe wabigizemo uruhare? Mu by'ukuri muhungu ni umuryango wawe cyangwa siwe? Ni bya bindi byo kuba ngo wenda muri itirirana, ariko se wamwitiriraga kubera iki? Cyangwa akakwitiriraga kubera iki? Game over. Uruhare wagize mu gushyingura mwene wanyu n'uruhe? Agaciro wabishyizemo nakahe kugira ngo noneho nawe ubwawe wibagirwe kuri umukuru w'umuryango ugomba kwambara umwenda w'abatabaye? Hariho question mark. Hari ibindi tudashaka kuvuga cyo bambitse umuntu n'ibyo bamwambitse naho bamwambikiye, ariko sinzi niba ari abagore bamwambitse niba ari abana abanyarwanda batuye muri Malawi. Maze kuvugana n'ikinyamakuru cyo muri Malawi mwabyumvishe, abaje none muraza gusubira muri space we yaduhaye inkuru n'urupfu nuko uyu mutipe ngo yishwe yagiye gufata ibikoresho ku nzu ya mugenzi we. Inkuru iracyakomeje. None ikintu gitangaje, uyu mugingo uri kuvuga, uyu muja muri gutura kuduha inkuru muri iyi video, ntega amatwi wumve. Fite amakuru menshi tugiye. Umuntu w'umuntu asigaye yambikwa na bene umuntu badahari. Nizaje zazinde zo kwa Emile izo mwagaruye. Emile no wahe? Iyi case rimwe abagore b'incakura. Bagore b'incakura. Wumve? Babicanye mwigize ndaya muri. Ndashaka wumve. Abangaba ngiye ntabwo ndi kubakuzinga kuba banzi b'igihugu, ariko ndashaka wumve. Mukanya akoresheje amagambo ati mwihishaga mu myobo, mwari mugize agahenge none mutangiye kumarana. Who is these people? Mukanya ugiye kumva aba bantu bari kwicana ni bande. Tega amatwi. Mwigize ndaya muri iki gihugu, mwigize incakura ngo mwigize abatutsi kazi, mwigize I don't know ubuhanya bwanyu, ariko mumve. Tega amatwi wumva hane nkuri bereye inkuru. Ibi bintu biraza gusubirwamo aho kugira ngo muzajye muhora mutwicaritse mu biriyo bya orchestre zanyu z'abantu muhitana. Iki kintu tukirangizeho tukivugeho. Birababaje. Niba bakire mujye kujya mwihererana abantu, mukajya mu ngo z'abantu kuzisenya, mukaha munafite amakuru, mukaza no kugura indabyo ngo muze kumakinga sure ko babantu
mwagiriraga nabi mwabishe tugiye muri episode ikurikiyeho kureba ubu noneho mwahekuye uwo mwiciye muramutungira abana niba arabe wenda niba arabanyuze nabyo birashyushyu Kigali yaboherereje mwese ko mubafite ari abanyu kwingo zanyu mwazanze mwazijugunye mwese mwaje mushaka harya ngo ni deziye mu biro ngo nango nabacyarya muzige mubyita guke abadafite abagore batanyara mwabonye abanyara ibintu byaracitse wese nta mukiri udafite akana ndabyibuka hariya ku isoko ejo bundi mwajyaga muri muterana amagambo n'ingumi mushaka guterana ingumi ngo uzashaka ari utwana mwagiye muhereza amakontineri ibintu murimo Imana izongera idukubite kabiri se niba mushobora kureberera ikibi kikaganza muri mwe mukagitwikiriza ikote ry'amafaranga mugasuzugura abantu kubera ko wenda badafite amafaranga iryo jambo mwihaye Imana izaribanyaga niba muri abanyakinyoma kuri uru rwego nge ntabwo ntinya mwumve nta muntu ntinya n'inyenzi sinzitinya nziko nabo ndi kuvuga nabo ndi kubwira mwese muri ibi nyenzi genda n'amaguru mujya n'amamodoka muzanangonga ngaho wenda bigira inzira ariko nimuzanyica urw'imbwa nk'uriya muhungu mwishe kuriya ndababaye kubona umugenzi wanjye w'umwe intellectuel we wanize imyuga ushobora nize ibigambo jewe ushobora guhagarika inzu akayishyira hara hejuru kubona pa nk'imbwa hejuru y'amastress n'amarozi yanyu cyenda bivuga ngo diaspora ifite amarozi mugakana mufite ubutaraza hari ubwo mutanga muhobeye abantu ntibarara mufite kanseri mufite na za BP muhumekeramo mu bantu kandi ikindi kintu ndiwe rero audio itararangira nari nanze kuvuga ngo muri Malawi twumvikane ntabwo ngiye nishimye umuntu yapfuye ngiye nari nanze kuvuga ngo zasubiranyemo urukunyumva ni ukuvuga ngo ahangaha niba wumvishe neza kumva muri Malawi FDLR zasubiranyemo impamvu nkoresheje iri jambo mumbabarire impamvu nkoresheje iri jambo ni amagambo mwiyumviye avuye mu kanwa k'uyu mugabo burya arangije inkuru ye urumva so I'm here to breaking any news I don't give a fuck so nk'uko mubyumvishe yishwe nande ntabwo ndi gusaka yishwe nande birababaje ku rundi ruhande kuko kubona abantu bicana bagashirana bakamufata ngo uyu mahoro baramuri gasuye arapfuye ngo uyu mugore we ariko none ndi kure umugore umwicishije umupuri niwe wicishije uyu mutipe uyu mupuri ariko kano kana kari kageze maroro kagafite nirende kari kamaze kubasa nko muri kureba iyi foto ariko haracyari audio ariko ngiye kongera mpamagare uyu mugabo uri hariya kuko we yatanze details nk'umunyamakuru uri hariya yatanze details z'uburyo byagenze z'uburyo yapfuye z'uburyo ngo bamuteze inzoka mu nzu ikamuringasura ariko noneho uyu mugore wicishije umugabo niwe kasamutwe dore bro dore kuri kwimana so ngira ngo murabyumvishe ndacyafite indi audio uyu mugabo afite indi audio ariko ndashaka nayo kuyikina mumanze musharinge manze nyikine maze kuba active nabona namaze kuba benshi ndashaka gukina indi audio kugira ngo mutege amatwi mwumve umugabo yarakaye ariko noneho ikintu kirenze harimo inyigisho hano bro Malawi huzuye abantu ariko hari abantu bari mu buryo butandukanye harimo FDL cyangwa abantu izi nkora amaraso zagiye bakajyayo bakageraho bakihisha mu munyobo nkuko nyirubwite ari kubyivugira
bagakora bakabona amafaranga, hakaba nk'abandi bagenda bagiye gushaka ubuzima ndetse banagenda muri iyi minsi, hakabaho n'abahibonye ubwenegihugu nka nyir'ubwite ubwo ari kubyivugira. So nabuze tayito nkoresha urukumva kuko ntazo ngo abantu ni bantu ki, ariko nyir'ubwite mu magambo yabo unasikia. Ngiye ukuntu uyu mugabo arangije ngira ngo wumvishe uburyo arangije. Reka dukomeze rero ugiye twumve. Burya rero hari ibintu byinshi ahubwo muri kumva musharinge live mutapinge screen kugira ngo twumve umuco ubirivu ndetse bitindeho. Ntabwo tega amatwi abantu tuzaguma kurebera ubugome bwitwikiriye amafaranga, ego, kubera ko dufite ingeso zo gukomera abantu mu mashyi kubera ko bagize umugisha, baramugukurikiza bene wanyu nta miyaga. ibintu tukomeze kubirebera duceceke, tujye twicara hariya turire, tubure urungano, tubure abacu abakiri batoya, kubera ko hari abandi bantu barenzwe, kubera ko Imana yatanze imigisha, ariko iyo migisha abantu bakaba bari kwitwaramo nabi, ariko mu by'ukuri tugomeza guhishira tujujura, abantu bavugira mu matama ibintu by'amafuti, gusa kubera ko batinya bene gukora amafuti. Mutega amatwi. Hari ibintu nshaka kuvugaho 2 cyangwa 3, kandi igihe ubivuga mbivuze mbabaye. Hari ingeso iri muri kino gihugu cya Malawi y'abantu Imana yahawe umugisha, ariko bakomeje kugenda babunza imirizo mu ngo z'abana bakiyubaka bakiri batoya, bakabasenyera mu izina ryo kubateza imbere cyangwa se kubashukisha udufaranga. Ugasanga abana bakiri bato bashatse abagore bakiri bato, aho kugira ngo umubare mu ikizere cy'uko nabo bazatunga bazagira icyo bageraho, ugasanga mufasha umugabo mugiye kumuzirikira mu ishyamba ku munzani, akagera aracunga imari zanyu ngo ari kugura imyaka, ubundi umugore mugasigaramo umukuna mumuca imyeyo, ibintu bigacika. Undi nayo ngo ari guhahira umuryango utabaho. Niba umuntu ari gushakisha ubuzima bw'amafaranga ariko atakigira umuryango, kuki atagira umuryango ayo mafaranga akarorera? Abasaza Imana yahaye umugisha, abakire dufite, iyi ngeso yanyu ngewe ndayirambiwe. Muri kino gihugu amaze gusenyuka ingo nyinshi, bitewe wenda sinzi niba navuga niba ari inzara y'abakiri bato baba bafite gushaka gukora n'amaraso no gushaka kwiteza imbere, abageraho mukabwira ati muze turabaha, abo mukopa imizigo, abo mugira gute, abo mujyana mu mashyamba mugani, ariko bikarangira izo ngo zitabaye ingo. Iryo terambere muba mubifuriza ryo kuvuga ngo umuntu muzirikiye kuri miliyoni 10 cyangwa 20 agiye kukugurira imyaka, cyangwa bamuhaye ideni rya miliyoni 5 ari gucuruza, ariko iryo deni ugasanga mu by'ukuri ntiwarehaye umugabo, ahubwo warehaye umugore urongora, umugore uca inyuma usenya rwa rugo uri kubakisha amafaranga, ariko mu by'ukuri urwo rugo rutabaho. Ibi bintu biri kugenda n'ikintu kimwe cyo kuvuga ngo n'ubundi abo bana uretse kuba bapfa bahagaze, ugasanga abantu barashengutse bafite za stress z'ubuzima bushingiye kuri icyo senyuka ry'umuryango, murangira munabishe. Ufite ubushobozi buhagije, abana bakaburirwa irengero, tukicara mu biriyo tukarira, wajya gushakisha umuzi w'ikibazo ugasanga nta gahinda gakabije, ni stress, ni inkawa, ni impungenge z'ubuzima. N'ubundi urya muntu nubwo yapfuye ariko n'ubundi ntiyarariho, yararangiye. Sinzi ikibazo mufite icyo aricyo, niba ari ishyari yuko abana bazatera imbere, ariko kandi abo mugira imfubyi n'abanyarwanda, abo bagore mugira abapfakazi birangira benshi mutanabatunze, mwabataha ahubwo mugatangira gutuma abantu babatinya,
ibyo mugore nawe akagenda akaba kabwere y'abanyagihugu ubuzima bukarangira gutyo kubera ko basi wagiye hari ugacuruza soya ukunguka ugakira ariko amafaranga ya kugira ngo yabanishemo abantu bajya bavuga ati dufite abasaza b'inyangamugayo Imana yagiriye ubuntu reka da uwo muzawemeye ko umugore abe igitambo ariko mwabasaza mwe ko bamutemba shyushyu twababahariye ko mufite uburyo mufite n'amayira mugendamo mutembera ibihugu Imana bahaye ibyangombwa mujya no mu Rwanda n'ahandi hose mukagenda mukirongorera abo mushaka kurongora izo ngo z'abo bana bakiyubaka ko ari batoya abana b'imyaka 25 30 muri kuzisenyera iki jewe rero nagira ngo mbatangarize iki kintu kimwe cy'uko noneho abanyarwanda dufite umuco uri mu mwanda ukabije wo kwicara hariya tukajujura tukavugira mu matamatama ugasanga bari muri shyushyushyu byagenze gutya na gutya jewe niyemeje ko ngomba gutangariza abantu bari hano kubera umwanda w'ibibazo bihari ngiye kubibavugira ngiye kujya mbibavugira ubu nabashyiriyeho umurongo n'itangazo ntanze yuko ayo mafuti yose ngiye kujya nyashyira ku karubanda ngashyiraho n'amafoto y'abavugwa n'ibyo bavugwaho wenda abantu batangira kujya babavugira izi nduru izi ngeso zizacika abana bato bakiyubaka ni rwo Rwanda rw'ejo nabo bari kubyara ahari wenda bo bazaba atari ibigwaro ejo bashobora kuzahagurukana ubutwari bwo gusubiza abasaza n'abakecuru muri gakondo mwaragihunze ntabwo tuzagumeza gushinyika no gusekera abantu barenzwe bakadukira ingeso sinzi niba bishaka kuvuga ko umuhutu haze umuhutu akize sinzi impamvu ahagira mu bintu by'ubuhehesi by'ubusambanyi bitarangira niba gukira bishaka kuvuga kutagira ubwenge nabyo muzaduha ubusobanuro bwabyo ariko tutire dutanga ingero nyinshi iki kintu mukimenye abaturage bake baciriritse rubanda rugufi rurababaye iyo ugiye mu rugo rw'umuntu kabyarayo umwana udashobora kujya ku karubanda arango wemere ko umwana ari uwawe bikavugwa gutyo uwo mugore uruca inyuma ubugenda uzengurukana umukatana mu marogi umukatana mu bihugu cyane ko mwana byohereje musige mujya hanze mugenda mubagendana ibi bintu bikarangira kandi bije mu bugombe bukabije kubera na bwa bushobozi Imana yabahaye mukajya no gucirira amarozi mukajya gucirira imyuka mibi mukajya gucirira izindi mbaraga zituma wa muntu ahura n'ubuzima akagera kuba yarapfuye ahagaze yarapfiriye mu mutima ariko kandi mwabona bigiye no kujya hanze mukamwica akagenda agapfa mwamukemuye iki uwo murengwe FPR ko yabohereje bamutemba shyushyu mwababonye ko bari hano ubwo mbivuga mu kuvuga ngo ndo musazi murabona ngiye musazi cyangwa nimwe basazi ibyo bisazi byanjye rero gutuza hari igihe bizahagarara ntabwo tuzavugira izindi nduru inkotanyi ngo tukomeze guhishira ubugome n'ubucucu n'ubugoryi bwa bene wacu ntacyo tuzaba dukora ijya kurishihira ku rugo iki kibazo kirababaje ikindi kintu gikomeye cya kabiri ngira ngo mvugeho ubwo abwirwa benshi akumva beneyo mbabwiye ko iki gihugu cyose cyamara gifite uturere 28 abantu dutuye muri utwo duce tuva mu bice bye twanga bumva ururimi ndi kuvuga nimwe ndi kubwira abana bakiri bato barababaye twe turambiye kujya dushyingura abantu bakinduka ari batoye kumvikana nanzo gukoresha ijambo ngo zasubiranyemo gusa hano muze kumva my friend nukuvuga ngo ahangaha ibintu byahinduye isura Malawi zasubiranyemo badafite n'ibyo baregwa badafite n'ibyo bishinja
harabo muzane neza mukajya hariya mukabubakira mukabaha ingo mukambara ingofero kagira gute ariko bikarangira n'ubundi izo ngo muzishenye kubera amarari yanyu. Ikindi kintu cya kabiri ngira ngo nyebureho abantu birababaje kubona turi ubwoko ariko bwenda gucika. Umuco wo gutabara ntabwo uhagije, byo turabishoboye, ariko niba tugomeje guhishira igituma dutabara tuzahora dutabara. Abanyarwanda niba tugomeje kugira umuco wo guhishira tuzajya duhora duhishira ibyisha abantu, ubutaha twongere tujye gushyingura abandi kubera ko tutavuga. Abandi bantu bababaje ni abantu mwagiye mukura mu birindiro mukabakura ku masambu mukabakura ku ivuko hirya no hino mukabazana muri Malawi mukabifotorezaho mubereka ko mwakize. Iyo ndavuga ni imiryango yanyu kuba yifite genda Nyakamwe ntacyo mbazwa byabananira kubera ko baje mu mitwe abari nk'ubutore n'ubukotanyi ari abantu bamenyere kujya birirwa bakomera mu mushyi inyenzi umutwe wabo nta kigenda ibyashara byabananira mukajya kujugunya mu nkambi. Hamwe mukabatwerera ibisazi, abandi mukabatwerera ngo nabaryi, abandi mukabatwerera ngo barahombye, ngo mwarabafashije mwararushye, mukabirengagiza bakagera aho bari batindahara noneho bakubitiramo n'agacyasi zo mu nkambi, ibibazo bikaba ibibazo. Bahajya gupfa ntimugire isoni zo kuza guparika za Range Rover hariya, ariko mwibaza mute kuki mutagira isoni? Nge ntabwo nakunje sinzi ukuntu mutekereza, muzaye mumfasha gutekereza. Ushobora gutega ukajya guparika Prado cyangwa Range Rover ku muntu wishwe n'agacyaso azize inzara yo kubura ibiryo by'igihumbi, yazize kubura imyumbati ye, tukajya muri budget yo gukora inyama no kuziteka n'abaziteka wenda ukanabishyura, warangiza ukamugurira ikote ry'500 ukamugura isanduku ya miliyoni, yishwe no kubura ibiryo. Ibi bisanzwe biribwa. Niba barabananiye ko mufite ibipangu bihagije ko Imana yatanze imigisha, abo basazi banyu abo baswa banyu mwagiye mubafata nkabajya mu bipangu byanyu nibura ibiryo byonyine, ibi ngibi ibiryo byonyine bakabibona, nibura izo gacyaso bakazigabanya. Ariko ngo uzajye duhora dutonde nk'abanyamakote, twambara amakote tujye gushyingura abantu bishwe n'inzara turi abantu b'abagabo. Ibi ni ibiki? Nagiraga inama umuntu wese ufite abantu be hariya hepfo muri iriya nkambi yagize uruhare mu gukura, niba barakunaniye basubiza iyo bakuye, nimwe mwabazanye. Sinshatse kuvuga menshi kandi dufite ingero nyinshi. Ubwo no kuvuga ngo ibi bintu ni mutabikosora mukajya musanga abantu umuntu yishwe n'inzara mugiye gutanga igipepeso n'igitandizo cya miliyoni 3 yapfuye nta na yariye amafaranga barayiki. Ikindi kandi abaturage basanzwe twiruga mu bintu nyine by'ibiriyo gutyo tu by'ibibazo byanyu mwagiye mu creating muzana hariya. Iki kintu kirababaje uyavuga se ko kuyamara. Ntabwo tuzagumya kuvugiriza induru inyenzi ngo hanyuma tujye twirengagiza n'ibibazo dufite hano. Ibindi bintu muri kujya gucirira mu Rwanda, ndabona mwana yashyizeho ngo amabasi agiye kujya agenda agaruka muri abara abantu. Izi basi z'amarozi mujya kwikorera mugenda mugaruka mugenda muzana ibintu bidasobanutse, ibyanyu bigiye gusobanuka namwe. Tuzagomeza kubavugiriza induru, ntabwo nzacika intege kuko jewe ndabona aho kugira ngo tuve ubwoko tubishyanga ryiyubaka turi kugenda turushaho kubisanga ryisenya kubera ubujiji n'uburangare, kubera kutamenya no kutareba kure. Ibintu mvuze bibabaje jewe, bishobora no kuba bibabaje wowe, ibyo birakureba. Ariko jewe muri kamere yanjye sinjya menya gufata ibintu bibabaje abantu bavugira mu matama ngo nanjye nceceke nuze. Iyi mpanuro yanjye mushatse mwayumva, kubera ko ikizakurikira kuri iyi mpanuro ni ikintu kimeze ngo tugiye kujya tubashyira ku karubanda. Abantu banyu mwafashe nabi batindahaye bari hepfo, uze
umunsi bapfuye tuvuge ati kumbe nabawe tugutangaza abaturage bamenye uburyo uwo muntu yarabayemo n'uburyo nawe ubayeho kandi ari wowe wanagize uruhare wenda rwo gushyira abatindikeri bakamukura ku musozi iwabo. Niba mudashoboye gufasha abantu ibyo kubifotoreza umujye mubarekera ku masambu, aba bantu bamenyereye inkotanyi babanye nazo nabo babayezo, mubarekere iyo ngiyo kugira mujye muza n'abantu bwabo ubushobozi no kubirangira no kubafasha bibananiye, nabo bakijya birara mu bintu bidasobanutse. Ikindi ni mwubaha ingo za bagenzi banyu, mwabagabo mwimana yaha amafaranga mbigarukeho rwose nimwisubireho. Niba mudashaka guseba koko ngewe rwose igihugu cyose ntaho ntazi ntaho nagera nta n'uwo ntazi ndamwumva, ariko kandi niba ntanakuzi bazakumurira. Ngiye kujya mbashyira kuri icyo bita ku karubanda, amafuti yanyu amaze kurambirana. Murakoze. Game over. Nabuze uburyo ndi bwite iki kintu. Urumva Inosa ziramuri gasu uyu muri kureba ha ngayo nguko hari kindi narenzaho ngo difata ubu hari kindi narenzaho Malawi ibintu nakasa mutwe, ariko iyi audio ndongera kuyigarukaho hari cyo mutumvishe. Kumbe izi ntaramwe zifata abantu zikiba imiryango bakabavana mu Rwanda bakabatwara Malawi. Muracyashaka kumva afite byinshi, muracyakeneye kumva. So Malawi ibintu nakasa mutwe, uwitwa Inosa ziramuri gasuye. Ibindi munyemerere. Hari kintu mutumvishe, bega abantu bafite ubuheza nguni. Niba hano hari umuntu wari ufite gahunda yo kujya Malawi, umva abantu bajya yuko bigenda. Ni amahitamo yawe kujya Malawi cyangwa kwigumira ku gasozi k'iwanyu. Mbega ibigabo by'extremiste bifite ingengabitekerezo n'ubuheza nguni. Ngayo nguko story ndaza kuyikomeza. Abantu mureke kuzamuka, ntabwo nshaka kuzamura abantu, ntabandi buzamure. Story murayumvishe nayikinnye yose. Ibindi umuntu yagiye ahantu hari kubera ikiriyo muri izi ntera mwabyumvishe, ubwo navayo tukamuhamagara. Urumva biba byoroshye. Twacetinze ku ma YouTube ngo hari ikinyamakuru cy'umutipe bita Obed uba muri Malawi. Namuhamagaye ku bantu baje nyuma muraza kubyumva. Namuhamagaye hano yabidusobanuriye, yaduhaye details, nimero zari ziri kuri YouTube. Ngayo nguko ibiri kubera muri Malawi nakasa mutwe. Uwitwa Inosa Mahoro bamuhaye nyina arapfuye. Mwagarutse mu Rwanda, mukagaruka. Ngayo nguko mugire igitondo cyiza, abandi mugire icyamunsi cyiza. This is was Godfather kuri Twitter. Ndabasezeye. Abashaka kureba amafoto kuri TikTok ariho. Ngayo nguko ibindi muntu izamatwe mwemeretse gato. Obe wihangane ko kuderanja tena. Iyi video y'uyu mugabo wayumvishe? Uwifata nazi cyangwa ntabwo nzi amazina ye. Uri gusobanura uyu mugabo ufite nimero ye? Yego ndayifite. Ikibazo ubu ndatwaye. Wabashije kuva mu bice byo mu Nshese. Uri kujya hitwa nguki? Mu bice byahitwa mu Nshese, ntabwo nzi niba wazana muri Malawi. Ntabwo Malawi se ngewe ndahazi.
so ntabwo wamenya. ntabwo mpazi none se uyu mugabo nubwo numvishe ntabwo mbizi umbabarire numvishe afitemo ntuza amagambo akakaye uyu mugabo ariko afite amakuru y'urupfu rw'uyu musore Anyway, hari amakuru aba yafite bimwe na rimwe ariko akabivanga ariko nyine ntazi uburyo wenda bwo kuyobora amagambo ariko amakuru yaba yafite. Ego none hari ahantu twageze umbwiye ku cyerekeranye n'uburyo uyu mugabo yagiye ku bagiye gupakira biriya bintu kurura muntu waragiye i Burayi. Uyu mugabo iriya nzoka niyo yamurumye ntabwo iyo nzoka ntiyamurumye mu gukeka mu bintu by'imyizerere yabo kuko nawe babimubwira ahageze baje gupakurura yaravuze bamubwiye yasanze bari guhiga inzoka ngo nsohotse mu nzu wari wagiye gupakuramo ibintu warababwira ati cyangwa ahubwo ni n'umuntu wari wihinduye inzoka arabwira ngo basanga n'umuntu wari wihinduye inzoka n'ibiki ngo ni imyizerere akirokorekwa ayikeka nk'amashitani kwenda iyo yatumwe kugira ngo kuko avuga ibyo akimara gupakurura yetse arwara bitunguranye kugeza aguye aho ngaho bapukuraga ibintu yo babihuriza rero niyo nzoga ko Eida yaba nyine yari yatumwe hari gutanga uburozi cyangwa ari amashitani mu myizerere yabo bakize na nyakwigendera ngo mbere yo kugira ngo watangire nicyo kintu yavuze kuri iyo nzoka ibyo ni ibyavuzwe n'uwitwa Inyansi wari kumwe nawe mbere yo papa w'inshuti wari wanabatije imodoka yanuze ya vani bapakururagamo bapakiragamo ibyo bintu ni nawe wabafashe kwimuka yitwa Gasungu baza Rirongwe n'uvuga ngo yari inshuti y'umuryango wabo bava Gasungu baza Rirongwe bari bahunze uyu mukire cyangwa nuko yaragize amahitamo yo kwimuka nkawe abavuga bo bavuga ko we yarahunze umukire wamurongoreraga umugore nkuko nje nabivuze mu ntuze mu kiganiro mu byo we twavuganye amakuru ngo yarabafite kuko yansobanuriye uko bagiye aho Gasungu uko umuhungu yashatse uwo mukobwa ubwo wari ufite umuryango ise n'abandi iwabo aho Gasungu akaza kuza ubwo muhungu mbere yagiye kumushaka uwo mukobwa umuhungu ava Rirongwe uwo mukobwa ba Gasungu ajya rero kumushaka yo babana yuko ngo batangiye bakora amandazi kugeza bagize batangiye bakora amandazi kugeza batangiye business ngo y'imikati n'ibikira akora business yabo so uwo mugabo rero wose w'Imana avuga ko bavuyeyo kuko ngo byashara byari bitari kugenda neza kuko higeze kubaho igihe abanyagihugu bigeze kwirukana abantu b'impunzi n'abanyarwanda abanyamahanga babirukana mu miji bamwe badipotinga mu bihugu byabo abandi bajya mu nkambi n'icyo benshi barahunga abatarabaga mu nkambi bava mu miji niho bavuga ko rero na se bukwe w'uwo musore wapfuye cyangwa se ise w'uwo mukobwa nibwo yimutse ajya nawe ava Gasungu ajya mu nkambi y'impunzi yitwa Zareka nuvuga ngo rero we Sibomana asobanura ko abo bari kuwa gatanu ndumva ari wo munsi yanapfuyeho kuwa kane ngo yari iriho Gasungu kuko umugore ngo yabanje kumanuka ajya Rirongwe umugabo agasigara ari kubanza gutunganya ngo by'abakozi bakoreshaga kugurisha ibintu bari bafite ibintu nk'ibyo rero Sibomana akavuga ko ngo uwo mugore yakundaga yari afatanyije business ngo n'umugore witwa Simon ariko mbajije yaba Inyansi wari inshuti yabo n'uwo mugore wa nyakwigendera umugore wa nyakwigendera avuze ko nta muntu bari bafatanyije iyo business y'imikati n'amandazi yariye wenyine tugaruke Sibomana akavuga ko bari barimo kwimuka kubera ko ngo landlord cyangwa nyiri amazu yabahaye yarabongeje abapirive ngo bamuvire mu mazu tugaruke kuri aka kantu rero abanyarwanda bo bavuga ko no mu byari byarabavanye aho ngaho ubwo byarimo kumuhungisha Sibomana harimo kungisha Sibomana nuko ngo ibyo nibivugwa reka tubyite rumazi hanyuma uyu hano afata umugore bari gusabana na Sibomana muri lodge cyangwa muri hoteli bwa kabiri
bari baramaze kwimuka bari bagituye aho ngaho muri uwo mujyi wa mbere. donko ngo amufata bwa mbere urumva umugore yabanje kumanuka ava hitwa Gasungu agaruka mu murwa mukuru aho turi ni mu murwa mukuru Rirongwe. Gasungu ni hirya harimo urugendo rurerure cyane niko nyine naho abanyarwanda benshi bakora business. Ni ukuvuga ngo we rero umugore yarabanje kumanuka aza muri Rirongwe. Umugabo yambwiye ko umugabo n'ubundi n'umugore bose bimukanye bagaruka muri Rirongwe, ariko umugabo agahora yasubiye Gasungu kugira ngo akurikirane izo business zabo bari barakugurisha. So akavuga ko rero umunsi bapfuyeho urumva hagati yo kwimuka kugira ngo umugabo bazimuke burundu basezere nibwo umugabo yapfuyemo ngo kuko yari masezera agomba kuzajya kurangiza byose akamuka burundu kuwa mbere apfa kuwa gatanu. Hanyuma statut y'uyu mugabo yari iyihe muri Malawi uyu wapfuye? Statut yari iyihe? Nko kuba Eida yari impunzi cyangwa yari umunyarwanda waje kuhashakira ubuzima cyangwa ibyo yakoraga muri rusange. So ubundi aho ngo abanyarwanda bari mu buhe buryo, bari muri kategori zingahe? Abanyarwanda bo mu makategori navuga abiri. Donc hari abanyarwanda b'impunzi. Ego. Statut zabo ari impunzi, umunyarwanda wahunze wavuye mu Rwanda ahunze. Ubwo mu buhunzi nabwo habamo ibyiciro byinshi bitandukanye. hari abahunze kuva 94 bahunze intambara batarasubira mu Rwanda, bo ni icyiciro kimwe. Hari abava mu Rwanda bahunze ibibazo bya politike, ibibazo hari n'abahunga wenda abagabo babo benda kubica cyangwa imibereho mibi n'ibiki. Impamvu zituma abantu bahunga ziba zitandukanye, ariko abo baba badekaraye nk'impunzi bagengwa na UNHCR ari impunzi. Hakaba n'abandi baza ku byangombwa kuri amapasiporo bagashaka ibyangombwa byo gukorera muri Malawi, bakaba bahakorera baraje kuhashakira imibereho. Abo kenshi babarizwa muri diaspora nyarwanda, byashakira asubira mu Rwanda business. Donko n'ibyo byiciro bibiri. Hanyuma ku banyarwanda rero akenshi usanga hose bahaba, yabo baje bafite n'ibyangombwa n'impapuro n'ibiki, usanga banagira impamvu zindi babesha zituma bitwa impunzi. Akaba afite ibyangombwa barizwa no muri diaspora nka 90% y'aba muri diaspora baba baranafite n'ibindi babeshe bituma bitwa impunzi bakabarizwa mu mpunzi, kuko akenshi ibibazo bibaye ibyangombwa bye byaramushiranye cyangwa ari gukorera mu mujyi bitemewe. Iyo ari impunzi afite statut y'ubuhunzi, iyo bamufashe icyo bamukora bamujyana mu nkambi, bakamujyana mu nkambi y'impunzi, ejo akaba yagaruka. Ariko iyo ari umuntu utari impunzi bamuramudipotinga, bashobora kumufunga. N'ubwo ngo utari impunzi igihe adafite ibyangombwa aba ari mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Niyo mpamvu rero akenshi abanyarwanda batandaraza hose. N'ufite ibyangombwa akora uko ashoboye akitwa n'impunzi. Uyu nguyu rero yabarwaga nk'umudiaspora, yabarwaga nk'impunzi? Uko nabyumvise, uko nabibajije ngiye hombi yahabarizwaga. Yari muri diaspora ari n'impunzi. Uko nabyumvise ayo makuru nabajije kandi yabamuzi niko babisobanura. Okay. Anyway, ubwo numva kukiruka umaze kujya andi makuru umenya, ubwo ngubwo urongera umbwire, reka ngushimire tena, wihangane kukuderanje. Nta kibazo gutanga amakuru se ko ariko kazi kanje. Sawa sawa. Igenda bamfite uburyo ndajya nkuvugisha. Okay. Mwagumye mu gihugu cyanyuma mugenda mujyayo. Ngayo nguko uyafite ikinyamakuru, afite YouTube. Abampaye amakuru bavuze ati ni ufite amakuru uri buze kugwa everything about this story muraho. Ariko ngayo nguko hari kindi buze kurenzaho, mukeneye kumenya ibirenze ibyo mbwiwe. Ngayo nguko
ariko noneho ziriya audio twumvishe turaza kuzigarukaho nimugoroba, ziraza kurabura abantu bahuruduka bakava mu Rwanda ngo bagiye za Malawi n'ahandi. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza. Innocent yapfuye yishwe n'uwakoze ibiceri. Innocent yafashe umwana ngo bajya muri Malawi, none bamuhaye nyina. So ngayo nguko murabeho kuri Twitter, mugire umunsi mwiza. TikTok mumeze mute? TikTok good morning. TikTok WhatsApp. Dore uyu mwana bro wirende yicishije umugabo umupuri we, dore ukuntu yari uruzingo rw'umwojo. Ndebera n'izina ry'Imana kuzira umugore nk'uyu nguyu ngo difata abagore murakatsindwa n'Imana nawe nzarongora. Dore nyamunsi baramurigasuye. Namwe mugire umunsi mwiza, murekere mu tundi turimo turasubira nimugoroba.